Le commandant de la 3e zone de défense, umukuru w'ingabo yo muri zone ya gatatu zishinzwe umutekano Lieutenant General Masunzu Pacifique anejejwe no kumenyesha abaturage bose b'intara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange by'umwihariko abatuye muri Kalehe ko basabwe kwakira hafi n'ibiro by'umukuru wa territoire ya Kalehe kuri uyu wa kane w'itariki 6 kugera mu gace ka Irusi. Iyo delegation kazatambuka mu gace ka Katana, Kabamba, Gasheke ndetse na Bishebere. Urwo ruzinduko rw'ikipe ingana gutyo rufite intego yo guhagarika umwuka umaze igikwirakwizwa n'umwanzi mu mugambi wo kugira ngo ingabo z'u Rwanda zihigarurire mu mutaka w'ikinyoma cyahimbwe kikitirwa M23 mwakiriya gice gifite ubuyobozi bwemewe. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyiteguye kandi kigakomeza kurahirira abaturage kibizeza umutekano, bakabikora ku rwego rwo hejuru ku buryo igitinyiro n'icyubahiro cy'ubusugire bw'intara n'ibitero bya kibasira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitatwara santimetero n'imwe, kandi bakaburizamo ibitero ibyo aribyo byose by'igisirikare cy'u Rwanda n'ikitiriro cyabo baremye bakacyita M23. Turahamagarira abaturage bose b'intara Kivu y'Amajyepfo muri rusange, by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Bukavu, ko bagomba kwicara bagatuza kandi bakagira icyizere mu gisirikare cyabo. FRDC iriteguye kandi bagomba kwirinda ibinyoma biri gukwirakwizwa n'umwanzi haba ku mbuga nkoranyambaga, kandi ntabwo bagomba kubihuza n'ubuzima barimo. Dukoresheje uyu mwanya tumenyesha abakunda igihugu mu ngeri zose ko bagomba kwitabira ibikorwa by'amahoro ndetse no kwemera gukorera igisirikare mu buryo ubwo aribwo bwose. Bikorewe i Bukavu kuri uyu wa 7 w'ukwezi kwa 2 2025. Ngendi Majoro Nestor Mavunisa, coordinateur nkaba n'umuvugizi wa zone ya gatatu y'igisirikare muri Sud Kivu. Niba ucuruza akabari muri kontwari yawe ukaba udafitemo inzoga ya Goldberg, Hanson's Premium Light, Hanson's Premium Cider na rikeri ya Diamond Rock yihariye uburyohe ikabindahiro y'abazi icyanga cya rikeri mu kuryoha, waba wica business kuko wahisha abakiriya bawe akaryoshye. Kubifuza kuranguriza inzoga mwahamagara kuri telefone 0789 99 40 cyangwa 0792 45 28 washaka ko bazikuzanira aho ukorera ukabahamagara kuri 0788 30 35 wanabasanga aho bakorera Kicukiro muri koridoro inyuma gato yahubatse isoko ry'akarere ka Kicukiro. Bahati Musanga Erasto, gouverneur de la province du Nord Kivu. Ngewe Bahati Musanga Eraste, gouverneur w'intara ya Kivu ya ruguru, ndahiriye ku mugaragaro mu bwizerane n'ubudahemuka ko nzakorera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndahiriye imbere y'itegeko rya Repubulika ko nzaharanira guteza imbere inyungu rusange nko guhora iteka mparanira icyateza imbere AFC na M23. Kuzageza igihe niyemeza kwitangaho igitambo cy'ikirenga. Gouverneur, je vous présente mes très sincères félicitations. Urakoze cyane ku ndahiro yawe ku mwanya w'umukuru w'intara gouverneur. Ndagushimiye cyane byimazeyo. Mwakoze cyane. Ngewe Manzi Wiringarambe, vice gouverneur ushinzwe ibibazo bya politike nibazo birebana n'ubutabera hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndahiranye ubudahemuka ndetse n'icyizere nagiriwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ko ndahiriye kuzakora nk'uko biteganijwe n'itegeko rya repubulika, ko nzaharanira inyungu rusange z'abaturage, harimo gukorera byimazeyo AFC na M23 kugeza ubwo nakitangaho igitambo cy'ikirenga. Moi, Amani Bahati Shadrack. Ngewe Amani Bahati Shadrack, visi guverineri ushinzwe ibibazo by'ubukungu, iby'imari n'iterambere ry'intara Kivu y'Amajyaruguru, ndahiriye ko mu bwizerane, mu budahemuka nagiriwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko nzaharanira gukorera abaturage nk'uko biteganyijwe n'itegeko rya repubulika, kandi nkabikora ndajwe inshinga no guteza imbere inyungu rusange z'abaturage no guhora iteka ndajwe inshinga n'ibiteza imbere umuryango wa AFC M23. Ibyo nzabikora kugeza ubwo nzitangaho igitambo cy'ikirenga. Koordinateri Corneille Nanga ya Bero ati ndagushimiye kubw'indahiro yawe ku mwanya wa guverineri ushinzwe ibibazo by'ubukungu, iby'imari n'iterambere ry'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ndagushimiye byimazeyo. Abakongomani bose abari hano mu nkambi hano bose no gusubira iwabo, abari mu makambi mu Buganda no mu Rwanda nabo bose tugiye kubashakira umutekano kugira basubire iwabo. Uyu mujyi wa hano urimo ibibazo bitatu. Icyambere hari prison yari irimo abicanyi bari bafungiwemo, abo bicanyi bose barafunguwe bari hanze, baratorotse leta yarabafunguye mbere yuko tugera hano. Hakaba Bazalendo, hakaba FDLR, hakaba abamercenaires, hakaba FARDC bakihishe mu mazu. Icyambere tugiye gukorana n'inzego zibanze kugira abantu bose, tugiye gukorana n'inzego zibanze kugira amabandi yose tuyafate, tuzanira abaturage bacu umutekano. Eva Life. Witeguye kugenzura ubuzima bwawe no kubuha imbaraga? Nkurangiye Eva Life, umufasha wawe mu kwita ku buzima. Muri Eva Life turi inzobere mu kuvura indwara zitandukanye zihangayikishije benshi, kuva ku bagabo gutera akabariro byazambye kugeza ku bagore batanezeza abo bashakanye mu gikorwa cyo kubaka urugo. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Waba ufite ibibazo bya diabete, sinezite, inzoka zo mu nda, umwijima, kongeraho no kubatwa n'ibiyobyabwenge wifuza kubivaho burundu, turagufasha. Ubunararibonye n'uburambe dufite mu buvuzi butwemerera gutanga ubuvuzi bwihariye ku bagore n'abagabo. Dukurikirana buri umwe ku giti cye kugira ngo babone ubuvuzi bwiza, buboneye kandi bwizewe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Aho waba uri hose ku isi, imiti yacu tuyikugezaho kuko dukorana na DHL, UPS na FedEx. Waduhamagara kuri 0786927824 cyangwa ukadusanga aho dukorera Nyabugogo kuri Narada House, ruguru gato cyane ya Kaizen Hotel. Hamwe na Eva Lives, urugendo rw'ubuzima buzima niho rutangirira. But where do you go that there is no politics? which we have a very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. À la moindre escarmouche. Dukurikire mu makuru, ibyegeranyo n'isesengura urilonga na siasa. Reka tubabwire ngo mugire byiza mukomere kujyana mu cyumba cy'imimerereyemo.
twari tumaze iminsi tuzubayemo gatoya ntabwo twabashije kuza live muri bino biganiro byacu kugira ngo twongere tuganire ku ngingo zirebana na politike securitaire y'aka karere, aho bigereye ni politike securitaire, ibindi byose biraza ari inyongera. Gusa tuje kuganira muri iki kiganiro bugiye ku munsi w'ejo hitezwe inama rukokoma yatumijweho na perezida wa Tanzania Madame Suluhu Samia Hassan. Ku munsi w'ejo ugiye kwakira inama ya bloc ebyiri ya SADC ndetse na EAC mu mugambi wo gutorera igisubizo kibereye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo biganiro bigiye kubera muri Tanzania yarusha mu gihe ubu none turi kuvugana M23 iri kugenzura Karehe nyuma y'iminsi 2 gusa ifashe ahitwa Nyabibwe. Minova yo ni yayo ubwiri kugana iri gutera imbere igana muri Kivu y'Amajyepfo. Barakubwira ko muri za Kavumu ku kibuga cy'indege ndetse na za Bukavu ibigo by'amashuri bimwe biri guhitamo gufunga ku neza yaba baharerera kugira ngo ejo hatazagira ubagwa mu biganza, kandi nibura wenda yarimo yo bari wabo haba hari ibishoboka kuko imiryango yabo ni ishobora gufata ansharije yabo. Nanone turareba ku kwiyongera kwa M23 muri Kivu y'Amajyepfo birongera iki igitutu ku butegetsi bw'u Burundi. Mwibuke kejo bundi ariko President Evariste Ndayishimiye yarari kuvuga ngo niba nta gikozwe aka karere gashobora kubera mw'intambara ikwiriye akarere kose, icyo yise une guerre généralisée. Ariko ibyo yavuze se biri kure y'ibiri kuba nonaha, byose biradusaba kubigendamo gacya tukaganira. Ubwo kuba ari kuri YouTube reka twizere ko tujye kuganira ijambo nta gucuranwa cyangwa kuri ryimana. Nitwa bavuga neza Jonathan, mbahaye ikaze muri iki kiganiro, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye nitwa Derek Mugabo. Barukomeye ariko ndakomeye pa. Dushimire Jeune Kwizera kuri technique, natwe ubwo tuba tumukengurukiye mu Barundi namwe abashinga ntaye, kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Deri uyu munsi mu itangazamakuru baratubwira ko umutwe wa 23 kuri uyu wa gatanu itariki 7 Gashyantare wigaruye centre ya Karehe yo muri territoire ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe ukaba wigaruriye iyi centre nyuma yo kuyirukanamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ihuriro ry'ingabo batubwira muri Kivu y'Amajyepfo ni Wazalendo, FARDC n'ingabo z'u Burundi, SADC ntivugwamo. Karehe ikaba ifashwe na M23 yiyongera kuri centre ya Nyabibwe. M23 yigaruriye mu masaha yigaruriye mu minsi mike ishize. Ifatwa ry'iyi centre rikaba risobanuye ko inyeshyamba za General Sultan Makenga zikomeje gusatira indi centre ya Kavumu isanzwe ibamo ikibuga cy'indege. Kuri ubu hari impungenge z'uko M23 ishobora gukwiragira umujyi wa Bukavu ikomeje gusatira, ndetse amakuru aturuka muri uyu mujyi akaba avuga ko bimwe mu bikorwa byatangiye gufunga imiryango. Abadukurikira mbabwire ko burya inyeshyamba iyo bigeze muri weekend bari ibihe bidasanzwe mu mirwanire yazo. Abantu bibuke ko centre ya Sake bayifashe n'ubundi ari muri weekend. Nagoma ndetse SADC nta irimo ariko nikuvuza. SADC nta yirimo muri Kivu y'Amajyepfo. Ejo bundi muri Nyabibwe batubwiye ko SADC itarimo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo habaye hari ikibaye barwanara kandi ntabahari. Mu ijambo rya Cyril Ramaphosa ku munsi w'ejo, perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo yavuze ko ngo abahungu n'abakobwa babo bagiye gutaha. Sindi sure niba batashye kubera ko misiyo yarangiye cyangwa yavugaga bapfuye. Oya, yavugaga bose. Niba batashye kubera ko misiyo yarangiye, niba batashye kubera ko bananiwe, niba batashye kubera igitutu, hari n'ubwo ushobora kutananirwa ariko bakavuga bati igitutu ntabwo twakivamo, reka twigendere. Ariko nanone yabisubiyemo. Ubwo ngiye kujya impaka ariko nibutse ko uri bubinsindiremo. Abadukurikira reka bihangana ka video tugakenera uruhande rwa mikoro, kegereze mikoro. And of course the SN working now with the UN and of course the SNDF to bring our fallen soldiers back. Ati turimo turakorana na UN cyangwa se umuryango w'abibumbye kugira ngo badufashe kuzana abasirikare bacu mu rugo. We're working fervently, and when we get to Tanzania to have the summit tomorrow, I'm hoping that we will not only deal with, what has happened in the recent past, but we will deal with issues that revolve around a ceasefire and finding a permanent solution to the problems that have dogged the DRC for the longest time.
ati twakoranaga bya hafi na Loni cyangwa se umuryango w'abibumbye kugira ngo nyine badufashe izo ngabo zacu zigaruke, ariko nanone atejo ugurumva ko bivuze uyu munsi ejo nitujya mu nama, izo ni inama izahuza Samdia, izahuza SADC ndetse na East Africa aho abakuru b'ibihugu bazaganirira Arusha kugira ngo bagire ibyo bumvikanaho, ariko waratsindagira ingingo yuko amahoro agomba kugaruka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Okay. And we want our soldiers to come back. We want peace to prevail in that area, in that part of our continent. Ati turashaka abasirikare bacu bagaruka, tukanashaka ko amahoro aganza muri kiriya gice cy'umugabane wacu. So that the people of DRC can live in peace and all of us can be in our own countries, advancing development of our own people. Ati kugira ngo abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu Burasirazuba babeho mu mahoro, ariko nanone iterambere ryabo n'iryacu bijyane icyarimwe kubera ko twese twaba dutuje. Reka tubitwarire n'irijwi ry'uyu mubyeyi ni umunyamakuru wo muri Afrika y'Epfo witwa Sofia Mukwena. Abantu bamwibuke ko uyu nguyu niwe wagiye agirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame mu gihe cy'itangira icyo twakita itangira ry'ikomera ry'ibibazo, ariko abantu banibuke ko ni umwe mu basini yaba muri Afrika y'Epfo kubijyanye n'iki kibazo, kuko mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mandela yari umunyamakuru hariya kwa kiriya gitangazamakuru Tabumbe kamusangaho ba Jacob Zuma harya kiriya gitangazamakuru n'ikigira ibiri Kigali kirabigira muri Kigali Convention Center. Ntabwo uzi ko ari Fiona Mutoni uyiyobora koko umugore wa Arthur. Yes, Fiona Mutoni wabaye bya bindi byo muri Miss Rwanda sinibuka rwakanga ariko Gisonga Gisonga, ariko Fiona yabaye wakandi icyo gihe hari baturi mu ishuri by the way bamwita Sophie Mugwena cyangwa Mukwena. You can't have a conversation with only President Kagame and President Tshisekedi. You leave out the M23 rebels. Ati ni gute ushobora kugirana ibiganiro na Kagame, na President Kagame, na President Tshisekedi warangiza ukirengagiza M23 rebels? Why do we have M23 rebels? We have to answer that question. Atari kubundi kuki izi nyeshyamba za M23 zihari? Tugomba kubanza kwibaza icyo kibazo. Not forgetting that they are not the only rebels in that country. You have 200 different groups and you cannot ignore that. And ati kandi nitwirengagize ko hari inyeshyamba, ntabwo ari zo nyeshyamba zonyine ziri muri kiriya gihugu, hari n'izindi nyinshi zibarirwa muri 200. Therefore, the political leadership of the Great Lakes region, including the DRC, must be honest when they discuss this. That is why South Africa said, you can't. Ati rero abayobozi bo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bagomba kuba abanyakuri igihe barimo kuganira iki kibazo cy'izi nyeshyamba za M23. Aha, Sophie Mukwena. Sofia Mukwena wo kuri SIBC naniwe ukuriye ibiganiro bivuga kuri politike byose, domaine ya politike y'inkuru, igisata cy'amakuru ya politike kwa kiriya kinyamakuru niwe ubijejwe. Hanyuma rero reka tubanze turebe iriya nama ubwayo. Iyi nama urabona Perezida Samia Suluhu atazaba ameze nk'umwungeri w'imbogo. Oya, ibintu byatangiye kuza mu bwumvikane. Niba wibuka neza mu nama yabanje East Africa, ukibuka neza ijambo rya Perezida Paul Kagame, ukibuka neza ibyakurikiyeho bya Perezida Ramaphosa, ukibuka umwuka wari aho hagati kuza kugera uyu munsi batubwira ko noneho inyeshyamba za M23 zemeye kurekura imirambo. Izo nyeshyamba kandi zemera ko kohereza iyo mirambo ngice mu Rwanda, u Rwanda narwo ruti nta kibazo. Iyo mirambo ica ku mupaka wa mbere wa Rakoronishi, yego, mu burengerazuba bw'u Rwanda, irongerera agenda ica ku mupaka wa kabiri wa Cyanika.
u Rwanda ruravuga ruti nta kibazo. Iyo nta kibazo rigomba kuba yaje ari uko hari ukuntu abantu babanje guhura either in box, either on call, either face to face. Kuko burya bano bayobozi bubona burya baravugana, nayo mpamvu n'ubushize twabonaga barimo bavuga bati ibyo twavuganye kuki atari byo wavuze. Yego. Kuki twavuganye ibintu gwarahize ukajya kuvuga ibitari byo tugiye tuvugana. Ibi si byo twavuganye. Uko siko wambwiye. Meaning baravugana ikiganiro kiba ari kirekire. Bimwe tukabibona ibindi ntitubibona. Naha rero hagomba kuba habayeho kuvugana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, niba kuvugana kubaye bigatanga umusaruro uraboneka. Iyo ntawo nabwo biraboneka. Niyo mpamvu imirambo yagize ite yahawe inzira. Imbogo rero twakabaye twitega cyangwa se nkuko waruvuze ngo umushumba w'imbogo, ubundi abantu bari bafite uburakari ni batatu. Uwa mbere oya ni bane. Uwa mbere ni u Rwanda. Yego. Rushinzwa na South Africa, runatekereza ko buri Rwanda rutekereza ko mu barashe na SNDF shora kubirimo. Kuko raporo ya mbere ya SNDF ingabo za South Africa ivuga yuko umuntu wari mu kibuga cy'indege cya Goma FRDC yarashe ku Rwanda. U Rwanda rwahita rusubiza. Ibyo byashubijwe u Rwanda rusubiza nibyo byishe abasirikare ba SNDF. SNDF rero byanga bikunda. Aho hantu hitubwire ngo barayirashita igumifasha. Ese koko yo yakoze iki maze kurasa? Wenda uretse ko bigirwa ibanga. Nyine yakoze iki? Aho. Ubwo urumva ko bamwe mu bantu muri force yari hari ifite intwaro ziremereye. Urumva ko u Rwanda rurashinzwe gufasha M23, rugashinzwa ko M23 n'u Rwanda ubwarwo aribo bisha abasirikare ba SNDF. Ubwo u Rwanda rurakariye South Africa. South Africa nayo irakariye u Rwanda kubera ko rwahirasiye abasirikare bagapfa. Ubwo aba perezida w'undi bararakaye. Tujye kwande kwa Neva. No, tubanze kwa Kisekedi. Kisekedi watakiwe igihugu of course. Kisekedi wazanye operation, yazanye East African Regional Force biranze, yazanye SAMDRC biranze. Aravuga yuko u Rwanda rubirimo, uwo nguwo agomba kuba arakaye kurusha abandi bose. Tugera no kuri Ndayishimiye. President Ndayishimiye Evariste ati nyamara muri rengagiza u Rwanda rugenda rwigarura ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhoro buhoro. Bino bintu birimo biraza mu Burundi. U Burundi twe turiteguye ntituzabyemera yuko bitugiraho ingaruka. Ariko ntago bizagarukira ku Burundi gusa. Namwe Tanzania, Kenya mu bimenye ko mugomba kuzasogongera kuri ibi bintu murimo kureba biba mu gaceceka. Ubwo urumva wowe ko yijunditse u Rwanda ndetse n'abakeka ko barufasha. Hanyuma rero ku meza rero hari uko bizabimera. Mwazicara hariya undi yicara hariya undi yicara hariya round table. Ariko bazakora ku buryo hagati y'umwe n'undi hazaba harimo akanya. Bazashyiramo imetero. Bagomba gushyiramo imetero. Ndetse byanakunda bakaza. Ariko burya Ramaphosa bakazana abantu basanzwe. Ramaphosa bamwe mu demokrate. Oya, ubu demokrate yaro kudakora kuko iyo bari hareraga bavuga ukuri. Bavuga ukuri ariko Ramaphosa yamenyereye deba nka ziriya mu nshinga amategeko ye. Turabizi neza ko Red Tabara muvuga ari mwe ari yanyu murabeshya. Undi akabwira toya ahubwo turanabizi neza yuko M23 ntayibaho. Rero twekubeshya ukuri. Kubera iki mutwicara abasirikare? Kuki mutunaniza umugati twari twibone? Zira mise. Neva wazavuga ati ngiye kuki munyinjirira mu kiraka. Kuki munyinjirira mu kiraka? Kuki mushaka kunyubikira imbehe? Bajya umuyobozi wa SNDR agati ivyo birabasha. Birabasha. Mwiyagiriza gose. Birabasha. Twebwe amasezerano dufite nyine n'igihugu cyacu ati na Kongo ntacyo bibareba ko birabasha. Ubundi mu byinjiramo mu Rwanda rubyinjiramo rute. So, hariya ku meza rero bazaba barimo kuvugana ariko nge mbona bazicara mu buryo busiga amakanya. Hano Ramaphosa, hano Museveni, hano ntekereza ko bazicara pari block cyangwa se bicare pari block. Hano hakurya hariya ikibazo rero Kisekedi azaba ari kuyihe. Mahirwe menshi yajya kuri SADC. Okay, azajya kuri SADC hanyuma Ndayishimiye bazaba ari mu yes hari yindi sabamo. Hanyuma surumva nibicara pari block Perezida Evariste Ndayishimiye azishimira kwicara kure yase nk'umuntu utuje. Aza yicaranye na Perezida Kagame nk'abaturanyi. Nk'abavyara. Urumva byakunda se. Ntabwo byakunda. Azavuga ati reka
njye nta rezo mfite network zanze ndicara hariya no hari rezo kandi buriya bano Neva ni umusirikare sibyo erega rero abasirikare bazabicaye muri iriya nama hari Salva Kiir hari Neva hari ntekereza ko na Lawrence azaba hari tibabitu nubundi se member wa SADC yes member wa SADC akaba n'umuhuza Lawrence azaba hari nawe ni general hazaba hari perezida Kagame general hazaba hari umusaza Museveni general abo bazaba ari abasirikare gusa mu gisirikare rero ntabwo umuntu utizeye neza ntabwo mutera umugongo wamurebana gutya yewe ziko koko bazicara bazakora round table cyangwa ari kurube niba ari block imwe bicara ihese gutya nabandi bicara ihese gutya uburyo nta numwe wicaye ndamuteye umugongo yego barebana gutya ku buryo buri muntu wese umubona neza ashobora kumenya umuyaga w'ikusi n'ibiko wabona no mu isura hahindutse akavuga atereka bihinduye ukundi kanigireyo kuko ubonye ukuntu Ramaphosa yari ameze cyagiye ryari ubwo yatangazaga ya makuru yuko oya Ramaphosa uzamurebe nge Ramaphosa nkunda kumukurikira muri deba mu nteko ni wa muntu abadepite be barimo ba Marema bahagarara Marema yigeze zani kesa aravuga ati nimubwire perezida ze hano atubwira ukuntu yirirwa buri munsi atubwira ko tugomba ngo kurwanya ngo tugomba gushyigikira politike yo kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo domestic violence yari akubise umugore subwa yubwiye n'iki we oya kesi yarakomeye bati Marema nyabicara hasi ati I'm not sitting, these are all South African people. Hanyuma se bwo kubita banga neza amera gutya gusa gifata ku munwa Ramaphosa yifata ku munwa. So deba nkaziri yarazimenyereye, ahubwo undi muntu utajya woroha muri deba buriya ni Tshisekedi, kuko wengana ari ukuntu ngo yagresa namwe mukuru bose baragresa ngane batazakubishya cyakora niwe ntazi ijya aribyo niba ashobora kubabura network akiyicarira bo bavugisha ukuri iyo bari hari abavugisha ukuri kandi kose. None se urambwira ngo Neva ariko nicyo gikenewe. Neva ni umusirikare ntabwo wamubeshya ibintu bya intelligence arabizi, n'abandi bose twavuze n'abasirikare kiretse wenda Tshisekedi. Museveni wakambara rinete hana kabihorera, Museveni akambara rinete hana kajya bareba bavuga kavuga ati wowe bivuze nta uzafata ino myanzuro yasohotse ejo bundi ni imyanzuro 9 ariko umwanzuro wa 8 ni igitekerezo cya Museveni bateruye nta nicyo kigiye kuba implemented, nicyo kigiye kuba implemented sibyo. Nukurikira iby'abandi uzasanga iriya myanzuro igendeye ku bitekerezo by'abandi bagiye batanga, ariko begeranye bagenda begeranya ibyo runaka yavuze n'ibyo runaka, ariko igitekerezo cye cyarafashwe kiba implemented. Ubwo Ruto azaba ari survey, Ruto azaba ameze nka azaba ari abasifuzi bo ku ruhande. Harya ngubu Zimbabwe niyoboye SADC ubwo Ruto na Mnangagwa azaba ari abasurvey abo ku ruhande, bazajya bavuga bati azaba bandi babasifuzi b'udutambaro bati Tshisekedi wacha wewe uretse okay. Ibyo rero turi kubivuga mu gihe nyine koko nubundi u Rwanda ibibera muri Kongo rurabikurikirana. Uyu munsi ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi bamwita James Ngango yagaragarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu umugambi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bufite wo kugaba ibitero bikomeye i Kigali. Mu butumwa bunyomoza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, ambasaderi Ngango kuwa gatandatu Gashyantare 2025 yagaragaje ko ibyo ari gukabya ndetse no kuyobya uburari kugira ngo umuryango mpuzamahanga udatahura umugambi mubisha wa leta ya Kongo. Ati rero buriya twamaganye dukomeje uko leta ya Kongo ikomeje kugaragaza ko u Rwanda ruteze umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Kongo, ibizwi nk'amayeri ya leta ya Kinshasa ikoresha kugira ngo nabo bafatikanya nayo bataryozwa ubugizi bwa nabi bakoreye abaturage. Abarwanyi ba M23 bakaba barafashe umujyi wa Goma mu karere mu rukerera rwagati ku itariki 27 Mutarama 2025 nyuma y'iminsi 4 bafashe undi mujyi wa Sake muri territoire ya Masisi. Abasaderi Ngango akaba yatangaje ko ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga i Goma, ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari rifite umugambi wo kugaba ibitero bigari ku Rwanda zifashishije intwaro zitandukanye ryari ryarunze muri uyu mujyi ndetse no mu nkengero. Ati kigaragara ahubwo ni ikibazo gishobora gutera u Rwanda. Nyuma y'ifatwa rya Goma habonetse ibimenyetso bishya bigaragaza umugambi w'ibitero bigari ku Rwanda.
ihuriro rishyigikiwe na leta ya Kinshasa ryari ryararunze intwaro nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Goma no ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu mudiplomate akaba yasobanuye ko intwaro zari kwifashishwa mu gutera u Rwanda zirimo roketi, drone zigaba ibitero, imbunda nini. Ati rero ntabwo izi ntwaro zari zigambiriye mu 23 ahubwo zarebaga mu Rwanda. Ambasaderi Ngango yibukije ko ubwo abarwanyi bari 23 bafataga umujyi wa Goma, ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryarashe mu Rwanda bakica abaturage 16, bamaze kuba 10 ariko bagenda biyongera, baziyongera. Ejo ntabwo twavuga 15, yego, none babaye 16. Umuvugizi w'igisirikare RDF yatangaje ko ari 10 ari 5 n'abantu 35. Ubwa kabiri umuvugizi wa guverinoma avuga 9. Ubwa gatatu umuvugizi wa guverinoma avuga 15. Sibyo? Umuvugizi wa guverinoma niwe wavuze kabiri bari hinduka. Ubwo ndavuga bapfuye. Yego. None uyu mu ambasaderi Ngango nawe ati 16 bari kugenda bazamuka. Hanyuma rero ubwo urumva babandi bakomeretse nibo bari mu guhura n'ikibazo cyo kudakira, kuko nta bisasu bishya twamenye byaba byarasubiye. Yego, nta bindi bishya byongeye kuba. Babandi bakomeretse nibo bahuye n'ibyago byo guhitanwa n'ibisebe muri abari bababaye. Yego. Deri nubwo turiho tuganira gutya, ahubwo se kuki kurundi kuki igihugu iyo kivugaho rero kivuga ibyiza, ariko niko bigenda. Hano buri wese ari gusama ye nasugira ngo intwaro kwa niyo mpamvu buriya ngiye u Burundi rya jambo Neva yavuze ndabwumva ubu noneho ndabwumva kurenza. Uyu Burundi bufite ikibazo gikomeye. Burundi bufite ikibazo, niyo mpamvu impungenge zabwo ejo ni burangara. Uburundi nabwo buzaraswaho nkuko u Rwanda rwarashweho. Ni burangara muri iyi nama y'ejo ya EAC. Kibugaragaze konsani abantu ntibabutega amatwi, bazaba babukiniye nabi. M23 nimanuka hari ikabigenza nkuko igivuga yuko nta gahunda yo gukorana n'umutwe ari wo wose. Urabona hari imikino bafite, ikagenda ikurikira mu nzira cyose. Ubwo urumva izaba irimo gukubita Red Tabara inakubitiramo FDNB y'u Burundi, ingabo z'u Burundi icyarimwe. FDNB ishinzwe kurwanya Red Tabara. Ntabwo ari ishinjwa, ahubwo ishinzwe. Nari mbyitiranije. Ishinzwe kurwanya Red Tabara. M23 nizana cya gitugu cyayo na za ngufu, igituza baravuga yuko ari cy'intare, ikazi kababyiga bakazandanyira agace ka Sarambwe bajya bitirira iyo ntare. Urumva, ikazi kababyiga bazaba force. Ingabo z'u Burundi zo zifite uburenganzira bwo guhita ziritritinga zikitahira, gusubira inyuma zigahita zisubira mu gihugu, hanyuma se Red Tabara izagera. Kandi ya tekinike ya M23 y'imirwanire abantu ntibayirengagize. M23 yubaka dukurikije tekinike bafashe mu mujyi wa Goma, bashushanya inyuguti ya U gutya. Iyo baze gushushanya inyuguti ya U, ngaho ni murebe Kivu y'Amajyepfo rero. Bamanutse Minova, Karehe, bari kugenda bakikira ubwo bari gukikira hakurya ya Kivu hari Maniema. Mumbwire reka iby'imipaka mbe mbyihoreye ntaze kubivanga. Ariko twababwiye ko barwana muri Kivu y'Amajyaruguru barwanaga bashushanyije U. Ubwo nukuvuga uko bari kumanuka hirya za Bunagana za Kicanga bakomeza baza binjira ni AU, bari kugenda bakanda babyiga. Niyo mpamvu za FDLR babuze uko babigenza, abashoboye biripotinga muri MONUSCO, abo binaniye bafungira umwuka ahantu hamwe. Uyu munsi niho M23 kubagenzurira ikizakurikira nacyo reka twe kugihanura cyangwa tukitege cyazakurikira kuri bande kuri abo ba FDLR basigaye ako gace hano. Ariko icyabaye nuko babonye nta gusubira inyuma, nta gukanja kuri iburyo n'ibumoso, basigaye bari kwavansa ku buryo muri ari amasasu yarashe mu Rwanda bakubwira ko harimo na ya FDLR yari kuvuga iti kama mbaya igisigaye nuko rwinjiramo tu Rwanda ntibyabakundira. Ibi rero nibyo bishobora kuba ku Burundi. Baramanuka bafunze iyo U, baramanutse za Nyabibwe, Karehe bagezemo, baramanuka basatira za Kavumu, abantu mwumve ko baza kugera epfo bagera basa nabitambika bagobyora gutya za Minembwe, ubwo bamanuke bari gukubura za Uvira n'ikibaya cya Rusizi. Ikizaba gisigaye niki? FDLR zibamo hariye, sibyo? Kujya mu Burundi byo nkurikije amakuru tujya tubona hano mu karere. Urabyibuka ko nejo bundi twabonaga amakuru avuga ko
ngo FDLR zijya zikingurirwa mu Burundi, hari ukuntu ngo baziha mu dushambure. Erega ujye ubibona umwanzi ariko FDLR zinjira na Red Tabara, umwanzi wawe sibyo akunda kuba inshuti yawe nubwo bitari itegeko sibyo ni itegeko, ni ukuvuga itegeko rya kamere, umwanzi wawe. Ni ukuvuga ngo FDLR iri hari irimo irarwana ariko irarwana alongside ingabo z'u Burundi. Yego, bafatanya n'ingabo z'u Burundi, wenda babizi cyangwa batabizi ariko barafatanya. Yego, ni nayo mpamvu wabonye ingabo za SANDF kimwe mu byo zazize zananiwe no gusobanura ni gute mufatanya na FDLR. Hato ya turumva ni bamwita Ronald Ramora. Yego, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Baramubaza bati koko mwararwanye muri kumwe na FDLR? Hato ya urumva dusobanure ni yego cyangwa oya, mwarafatanyije ntimwafatanyije. Yego, ati kubera tactical reasons, kubera ibihe twarimo n'uburyo turi forced kurwana n'umwanzi n'ukuntu umwanzi azanye igitutu, twisanze turi kumwe n'abo bantu. N'u Burundi nuko bimeze, bwagiye bugiye gufasha Kongo, ariko Kongo sibo yazanye bonyine, yazanye n'abandi barimo na FDLR. Red Tabara rero irwanya Burundi, Red Tabara ikaba idafatanya na FDLR, ahubwo ikaba isangiye umwanzi na M23. M23 ikaba igiye kwisanga hariya. Ndabona naho Imana yahita agenda akareba umuyobozi ushinzwe kurwana hariya, Ndahimana wese wa Red Tabara, Patrick Ndahimana. Yasimbuka akagenda akareba umuntu ushinzwe operasiyo za M23 muri Kivu y'Amajyepfo, sibyo? Akagenda akamubwira tumva nkubwire rero, kuko buriya abasirikare bo baraganira batazakubeshya. Niyo mpamvu wumvisha na Afande Kabarebe avuga ati none se Omega waje tugataha uri mu biki kubera iki atuzise ati giye kuzaza aho hakurya ariko babwizanyije ukuri bombi kuzaza aho hakurya nuko ntabwo tuzawugihari ndati yo nibwo uzaza ati cyane bizaba ryari sibyo bintura urumva utagiye kwiheza cyangwa wo gacwa we. Rero baraganira babinyeshyamba batari inyeshyamba baraganira. Aba bagabo rero Nahimana umuyobozi wa Red Tabara kugenda akareba ushinzwe operasiyo hariya muri Kivu y'Epfo, akamubwira ati waretse ko duhuje umwanzi, waretse tugahuza imbaraga. Ariko mvu uburyo bigoyemo ni ukuvuga buriya ku Rwanda abantu basubira inyuma kuri iyi scenario twari tubabwiye. FDLR imaze gukandwa yasanze yidira subira inyuma cyangwa ije kureba MONUSCO, sibyo? Yego, yiripotinga kuri MONUSCO. Uyu munsi nabonye ari na complaint ngo arabagera ku 100 barekuye ba FDLR na FDLR na FARDC bari biripotinze bamanitse amaboko biripotinga muri MONUSCO, none MONUSCO yabarekuye kandi M23 kabiri kubashinja ko babarekuye ngo bajye kwica abaturage. Ibyo nabyo ni indi case bagiye kuzamura. Ariko nanone MONUSCO ibyo nabyo ni ibibazo bituma n'abantu batayikunda mwabura burasirazuba bwa Kongo. Kuko niba M23 ejo bundi nkurikije uko abaturage nabo bavuga kuri Stade de l'Unité, nanga yarababazaga ati tugarukira aha abaturage batereka reka mukomeze tugende. Wenda hashobora kubamo harimo na ka kampanye kandi burya nanga ngo n'umurobiste mwiza cyane ku buryo biri no mu byamuzanye hariya nako gashobora kuzamo. Ariko abaturage ubu ngubu muri Goma bariyo rwose bibishuti zacu hirya yitangaza makuru, uvugana nawe ukamubaza tuse ubu muriho mute, akavuga ati mba nkubwire aturetse ijoro ryatubereye ribi ryo kwitaki 27 ariko nyuma yaho turi safe. Ibyo kandi no mwitangaza makuru y'umuntu gutyo nk'inshuti no mwitangaza makuru, ibyo bintu bawumva ko biri kerere nta n'ikindi gisigaye. Noneho rero bizakomera mu gihe MONUSCO ikomeje kwitwara kuri iyi ibyo, ariko n'urubanza baziburanira. Reka turebe noneho muri Kivu y'Amajyepfo nta MONUSCO iriyo, sibyo? FDLR izatsindwa izayamanikira, izayamanikira, izaba ifite uburenganzira bijyanye naho bazayisanga. Tuvuge wenda bayisanze Akamanyora, yafite uburenganzira bwo gutambuka y'ubusubira inyuma ikajya bweye cyangwa Bugarama, kabwe tutatashye twebwe
ariko uzi ko twari turi kuvuga Burundi tukirengagiza u Rwanda ko scenario yabaye Rubavu ishobora kwisubiramo hariya ku gice cya Rusizi na Bugarama u Rwanda ntabwo uwo mupaka wa Kamanyora nigeze mwibuka. Hari umupaka wa Kamanyora ku ruhande rw'u Burundi hariyo za Rugombo, Cibitoki, Buganda, hakaba Uvira umupaka wa Uvira barawufunze ejo bundi, ni nawo wanyuma ku Burundi. Arya nibandi bawufunze no Burundi. Aha, akurumva ko Burundi bucanye ku maso. Burundi burimo burasoma game. Urumva ko Burundi buri gusoma game. Burundi burimo gusoma game. None se u Rwanda rw'ubwo rukaba ruri mu biki? Rukora iki? Burundi ko bufite ubwoba, u Rwanda rutinya. Nibaza none se byabagira Rubavu n'ubwo ko twatahaga. None se wafunga impaka bira ntabwo byari buze. Ubundi se impaka yari ifunguye. Ubundi se yari ifunguye. Zikusetsa. N'ubundi yari ifunze. Kandi na Kongo yari yayifunze. Kongo yari yafunze. Yari yafunze za Rakornishe na Hey. Biriya bisasu ntabwo babitanga. Ntabwo bikeneye kubwira ngo babikingurire bya byuma njyamo nabafungisha umupaka. Birikingurira. Nabyo bimeze nka za frequency. Bihita byicisha bikigendera. Umupaka wa Kamanyora ubwo bishatse kuvuga ko ngiye gushaka umuntu uriyo ejo nziyaranja ningira amahirwe y'ifamurake nzashaka umuntu turaniye n'umupaka wa Kamanyora mubaze ubu nona situation yahari imeze gute, muvoma arayibona gute, babandi ba Pastor Claude nyabona badukorera live ubwo bazatugireyo n'abahungu bo kuri TV10 batubwira ko ribaho ngo ryabaguyeho ararisama ringuyeho hariya naho bazagiye kizaza Kamanyorizi kugira kugereyo waba ujyanye imodoka yawe waba uteze Kamanyoraho n'ibindi bindi ntabwo ari ahantu abantu bapfa kujya gukina. Hanyuma rero FDLR nibi ifite option yo kuri Kamanyora ikaba ifite niyo mu Burundi ariko muri Kamanyorizi ko bigoye kereka ari imanitse amaboko ikinjira yonyine ku bushake bwayo hari iyo binjiye biranoroha bahita bakomereza mu nkambi ya Nyanyagatare iri mu karere ka Rusizi nkuko n'aba Rubavu biboroheye guhita babazana ya nkambi bari abayita ngiki Mutobo. Oya Mutobo ni ikigo kindi rehabilitation oya demobilization center nibagiwe hari inkambi iri hariya muri Rubavu ntari kwibuka. Hanyuma rero byaba bivuze ko FDLR ishobora kwisanga mu buryo buyoroheye kujya Burundi aribyo byayorohereza ariko nanone bigashyira ibindi byago ku Burundi. Ntabyo Kongo se mu byago yagize ugira ngo sukuba yarakiriye nakurikiye umunyamakuru witwa Sofia Mukwena ari kuvuga atari ko tureke kubeshya uretse Kongo y'inyagiriza yakoresheje ijambo rya kumera nk'iryawa ndi kuri yo mu Burundi uretse Kongo kwinyagiriza ni ikihe gihugu cyakwakirira umujenosideri agatura agatunganirwa akubwira ko agiye gutura agatunganirwa kandi mu migambi yo kwisuganya ngo azagaruke wowe icyo gihugu kagiha amahoro tubwizanye ukuri niko yavuze tubwizanye ukuri wowe ni igihe gihugu cyakakira umwanzi wawe kandi ari kubwira ko ejo nejo bundi azakugarukira icyo gihugu kagiha amahoro ni kimuruke cyangwa kikwemera ujye y'umutore otherwise icyo gihugu nacyo kiremye urwango hagati yawe nacyo. Uburundi nabwo rero buramutse bwakiriye FDLR icyo gihe ntibuyikambikira ahantu hamwe niburangiza ngo buhamagara u Rwanda buti Rwanda minufata bawe izaba ari fopa rero nk'iyo mu butu yateye uyu munsi Kongo iri kurwana intambara sibyo byayindi Museveni yise stupid war uyu munsi intambara iri muri Kongo ni intambara bashoboraga kwirinda. FDLR icyahoze ari forces armées rwandaises ndetse na rezintera hamwe bashoboraga kwinjira hariya bakabadezaruma bamara kubadezaruma ibindi bakabiganira ari impunzi ziri ku mupaka nako bakanabashyira hirya y'umupaka ubundi hari kilometero zitegetswe niba ari 150 mu mategeko mpuzamahanga ni 200 hari kilometero zitegetswe impunzi zidashobora guhagarariraho zihunze igihugu kizivuyemo. Izo ntabwo zubahirijwe bazishyize aramugunga bamwe bareba gutya hakurya abandi babashyira hano hakurya aho za Kamanyora turi kuvuga n'ubundi na hano za mu mujyi wa Rusizi na hakurya Bukavu. Uburundi rero butubiye bukabakira bwaba bwikoreye ibyo byago. Uri muri igeze kuvugwa ko mu kibira ku ruhande rw'u Burundi baharunze FDLR hari gahunda yuko iyo FDLR yakwifashishwa mu gutera u Rwanda baciye mu ishyamba rya Nyungwe. Ndabyibuka. Uribuka amakuru yavugaga ko hari inkuba yakubise itagira amazi ngo nta mazi igira sha
bwacya mu gitondo bagasanga abantu bumye. Uribuka se ko aho hantu iyo FDLR yari yaturutse muri Kivu y'Amajyepfo ikambukira bakavuga yuko yambukiye ku mupaka niba ari Rugombo ikinjira mu Burundi ikagendeka bakayipakinga hariya bashaka kugira ngo bayikoreshe. Ibyo byose suragira ngo ubihuje ni situation turimo nona, ahubwo FDLR niba hagati yayo n'ingabo z'u Burundi zaje muri Tafoka kurwanya Red Tabara. Uziko ishobora gushaka uburyo yitorora ikihuza n'ingabo za Tafoke kugira ngo batangire gusunikira Red Tabara kubura uko ibigenza cyangwa kugira ngo babone uko bahungira mu Burundi. Bande FDLR yego. Bashobora niba Red Tabara iri hagati y'ingabo z'u Burundi ziri muri operation ya Tafoke ndetse na M23 nako na FDLR ishobora kuza igahita ica hirya y'ingabo za Red Tabara ikinjira mu ngabo z'u Burundi kuko sanzwe bakorana. Byakara FDLR ishobora kwinjira mu Burundi kajya kubayo kandi bayemerera kuko nicyo gihe yagiyeyo ntawe uyibujije. Urumva rero ntago Burundi bwaterwe ikibazo no kwakira FDLR kuko ntago bwaba ari ubwa mbere bakiriye FDLR. Red Tabara yikubera kitejemo uyu munsi mu matangazo twabonye yasohoye ivuga ko iri gusaba ibiganiro ku Red Tabara itejemo uyu munsi. Red Tabara nabo nabahanga. There is what they call art of timing. Muri art of war Sansu ni ryari tuzataka dukoresheje amagambo cyangwa ibikorwa kubera iki? Yego. Ingabo z'u Burundi ziri hariya mu buryo burenze bumwe, ziri hariya mu buryo ngira ngo nka butatu. Zishobora kuba ziri muri Loni, muri Loni ntanga bafitemo. Zishobora kuba ziri muri mu bufatanye bwa bilateral hagati ya Kongo n'u Burundi, ziri no muri operation ya Tafoke. Yego. None ebyiri ziriyo. Izo ngabo zose zirimo amahara kubiri ziri hariya zose zihuye na Red Tabara zayimerera nabi. Ariko igihe zimazeyo ntago zirayiruka. Yego. Red Tabara nibyo nakubwiraga igize amahirwe M23 ikayumva ikemera kuyifasha. Kayubwira ati ko duhuje umwanzi twafatanyije. Yego. Red Tabara yahita ikora ibyirimo kuvuga. Ariko nanone itagize ayo mahirwe yo gufatanya na M23 yangiye ikabwira iti twebwe ntabwo dukorana n'imitwe itwaje indwara rwanya ibindi bihugu. Red Tabara yasa nitanga inzira cyangwa ihunze hanyuma M23 ikabaza ikihurira na FDNB yaje muri Tafoke ikabirukana muri Kivu y'Epfo. Yego. Kandi kubirukana bijyana n'ibitambo no kubabara n'ibindi byose. Bamara kubirukana Red Tabara ikagenda bakurikiye. Abo bantu bazaba barimo guhunga kwitegura kuzaba ari guki. Ariko Red Tabara gusohora itangazo muri iyi minsi ni ukongera igitutu kuri leta yabo kubera ko bazi ko n'ubundi nituje imerewe nabi. Okay. Abadukurikiye rero nanone reka tubabwire ko niba tuvuze ku Burundi ni ngombwa ko tunababwira ko ubu Burundi turi kuganira aribwo bwongereye ingabo ku mupaka nkuko twabibasomeye mu binyamakuru. Reka ndebe ko ngerayo byihuse kuri article turebeho. Mu bitero yego imirambo y'abasirikare yatashe byo twabibabwiye. Urukiko rwa Yase Tshisekedi agiye kujyana umutima wo kwinangira muri iriya nama. M23 ariyo yatorokesheje abasirikare MONUSCO konde kuyibora kohereza izindi ngabo muri Kivu y'Amajyepfo. Nayibonye ni inkuru rero yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com mu ikaramu yabo y'umunyamakuru witwa Jean de Dieu Tuyizere aratubwira ko leta y'u Burundi ifite umugambi wo kohereza izindi ngabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigamijwe ngo nukugira ngo zirinde umujyi wa Bukavu mu gihe umutwe witwaje intwaro wa 23 wagerageza kuwufata nkuko byasobanuwe na radio mpuzamahanga y'abafaransa RFI. Ingabo z'u Burundi zikaba ziri kwiyongera kuri batayo ingabo z'u Burundi zinyongera ni batayo yuzuye. Amakuru aravuga ko mbere yo koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi ibiri ishize zari zabanje guhurizwa mu kigo giherereye muri zone ya Gatumba hafi y'umupaka. Iyi batayo izaba ari ya 16. Iyi batayo izaba ari ya 16 ingabo z'u Burundi. Ni batayo ya 16 ingabo z'u Burundi iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022 cyangwa ni batayo ya 16 ahubwo. Birashoboka se batayo birimo abantu igihumbi sibyo?
approximate nibura bavuga nibura igihumbi kuzamuka. Hakaba hariyo batayo 16. Hakaba hariyo batayo 16 ubwo se Burundi bwaba bugisigaranye yiki? Ntakekeza ko yarerere. Ni batayo ya 16. Ni batayo ya 16 wenda igiye ariko kuba ariko ari batayo ya 16 nk'igiteranye kizimaze kugerayo byaba ari ibindi kubariye mu 2022 ubwo abayobozi b'ibihugu byombi bwagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'u Burundi zose zikaba zarabaga muri Kivu y'Amajyaruguru zaramanutse muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gutsindwa nayo 23 zijya gukomeza ibirindiro by'ingenzi cyane birimo ibya Kavumu ahari ikibuga cy'indege. Ubwizi ngabo ziyobowe na Brigadier General Ponsion Hakizimana uzwi ku izina rya Mingi zakurwaga muri Kivu y'Amajyaruguru byoroheye 23 gufata umujyi wa Sake n'uwa Goma. Ubu bikaba biri kuvuga ko uyu mutwe witwaje intwaro uzafata Bukavu mu gihe ibirindiro byawo byakomeza kugabwaho ibitero. Erigaderi nkuko nabikubwiye muri weekend burya kiba ari igihe kiri potentialize kubarwana. Bishatse kuvuga ko iyi weekend this weekend igomba gusiga ari kitanze kuri M23. Igomba gusiga hari indi kadisigiye M23 nayo yarababeshye. Yarababwira ngo ihagaritse intambara. Nabo bagira ngo nibyo. Esereka nkubaza. Batangira no kuvuga ngo do ngo abantu bari bavuze ngo batanze agahenge. None se ko bakisha. Bakaguhaye ryari. Wakabasabye ryari. Wa mwakagiranye nande. Noneho dore ikindi gituma muri uzajya ureba muri football nyandeba bari abasore banyabusa agapira agiye gutera penalty ashobora kugutirisha akakwereka kateresha imoso kare kuri indyo cyane ntawe ubimuhanira. Byo biri muri tactique zo gukina zo gutsinda no gushaka ibitego. Sun Tzu rero mu gitabo cye The Art of War buri mucurabwenge wose urwana agomba kugenderaho nuko avuga ko mu gihe cy'intambara wubikira umwanzi, mu gihe atabikeka uramutikura, mu gihe abikeka uramwihorera ikiyicarira. Ikindi M23 wibuke ko abantu babyibuke nyuma y'ifatwa rya Minova yafashwe imbere ya Goma. Nyuma yuko bafashe Minova, abafashe Minova ntabwo turi suri ko bahise basubiye inyuma. Ntabwo none se so mitangazo aravuga bati mwitangazo basoheje ubundi haravuga hati muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo dushaka kuhafata nta nubwo tuhakeneye pe, ariko ikibazo tuhafite indege za FRDC ziraza zikarasa mu baturage zikanarasa no ku birindiro byacu on our compatriots. Ibirindiro bafite yo hariya ibirindiro bahafite meaning ingabo zafashe Minova ntabwo zataye zarakomeje. Urumva ziri Minova na hari abafashe jo muri Nyabibwe hari na hindwi n'uware Ihusi na Katana. Ihusi nayo barayifasha ariko ukejo numvise kamera bivuga Katana barayifite Nyabibwe barayifite kandi afite amakuru numva ko ari abantu babugufi y'umuryango we biciwe hariya Vitali kamera na wa mugabo witwa Justin Bitakwira uzamurebe no mugabo akagabo kagufi kimereye gutya, ariko ibyo ngibyo nabo baba bararangaye. Oya yari umusirikare wa Justin Bitakwira bafite amakuru no umusirikare ko zirangabo zitari buhagarare kuki se batimura abantu hakirikare. No umusirikare wari kurwana niyo mpamvu bumvise atigeze yakura, ahubwo ndindiriye ijambo rye noneho nkuko azaza ameze ubundi abusanzwe abaturika. Ubuhinde bwaravuze buti nidukure mukore abaturage bacu ni muhave bwangu mwihuti. Amerika yabaye kera, Leta zunze za Amerika noneho n'abarikisha yaravuze iti vuba. Ariko mujye muri akona abaturage ba Afrika nako kuntu ibihugu bya Afrika buri gihe bikererwa, ushobora gusanga nk'abaturage bari mu mujyi wa Bukavu nawo ni umujyi noneho we uri no buriya Goma iri ahantu hasa na hasi harateretse banza nari ngiye kubivanga, ariko umujyi wa Bukavu nawo ugiye ari ups and downs, ariko ntibigutangaze ko abaturage bari hariya bashobora kuzisanga bari mu byago barabonye warning y'abanyamerika gatwara babo barayicaye, bakabona warning y'abaturage y'abahinde baricaye bagacecetse, babonye abadiplomate n'ibigo by'amashuri biri gufunga baricaye baracecetse, nubwo wakibaza ngese barahava bagehe nyine se nanjye nicyo naniye gukurikiza uragira ngo bakore iki. Yego barahava bagehe cyo gukora bafite, kandi ikindi abantu baje ni liberators, n'abantu baje kubohora, nta muturage bakeneye. Okay. Ahubwo ikibazo gisigara gusa ingabo ziri hano hakurya ubo barwana inyeshyamba ziri hano, umuturage arimo hagati, aho no hasigara ikibazo. Niyo mpamvu uyu muturage abaye uzi ubwenge Bukavu ni nini,
hano uwo yawubashije yaba yifatiye akavarisi akaza kwiryamira Rusizi yaba avuye aho ngaho agahita yambuka akigira Kamembe dore ko ari na hafi dore ko nta muntu ujya ubuza umuntu guhunga none kuva hano Bukavu werekeza hano i Kamembe ni ukwambuka ikivu gusa ejo nari ndiyo mbona hari n'umuhanda bahamagara n'abati yewe ati ndakumva hariya hari umuhanda n'ikiraro gutya bambuka ni akantu k'akararo gatoya gutya ndetse n'ibiro nabonaga bisa n'ibyubatse muri Kongo ibiro bya migration banziriya bari zone netre sinzi ukuntu babifata hari ukuntu babifata babiziranyeho nubona aba bantu barwana bafite impamvu zituma rwose please ejo mu nama ya EAC abantu bazicare ba dressing iki kibazo gusa kari akantu mukwena yavuze utitwaje ya M23 ntacyo muzageraho M23 ije kuganira nicyo cyapfuje ibiganiro byabaga i Burundi Edouard Ngirente mpiye mu Rwanda babwira ati ntacyo turimo hano iri assured ko u Rwanda rutazatererana buri rahagarariwe none siza kubidahagarariwe ibiganiro byari bya Rwanda byari kwanga gute ariko barabirebye gutya kwingingo se mbona ntayirimo yihese M23 ariko ngo yavuze ko ari nshyashya bazanyemo ngo ntabwo yari iteganyije nyine nawe yahise amaze atira kure yabaho ikize Kongo mu byo twavugaga ibyo biri oya ntabamuzi ishyamba u Rwanda ruti muri bagica ndindeba ndyamanya abantu bagera ku 150 waruzi ko byikubita gutya bakazi wacu waruzi yuko bahunga kubera ibyavuye iwacu none ntago ndeba oya zimakoro zawe muzifata mu gasinye dutahe cyangwa mu bireke musinye cyangwa mu rorera ariko mushaka ukuntu mushyiramo ka close nayo M23 muyishyiremo ko muri bwemere kuganira nayo ahubwo ngiye biri no kuntera ubwoba kejo ejo ashobora kuvuga akantu k'urwitwazo kurinda impande zombi ndajya habura aho gaturuka uzajya ureba muri ibiganiro ntiyabura aho gaturuka ukumva karaje bagataha buri umwe avuga ati wapi bya Rwanda ibya yarusha byananiranye gusa n'umurwa w'amahoro kandi ufite amateka Tshisekedi sibyo Tshisekedi azagenda babwira ati mbabwire kandi mbabwize ukuri muri abantu b'abagabo twese hano turi abantu b'abagabo ntabwo ubugabo mvuga ari ubunini cyangwa ari sex ndavuga ubugabo nyine bw'ibikorwa ababwira ati bino bintu ntabwo nanjye maze kubona ko bitakunda none nitaye ku makosa y'ibyabanje niki mwumva cyakemura bino bibazo tukavanga niba ari ibiganiro ndebera tubikore niba ari iki nyine yemere ibintu bive mu nzira niyanga arimo ararisika ko inshuti ze zose ziseba inshuti ze mvuga nizi Sadek irasebye niba hari igisebo kibaho nukubona perezida avuga ese nindo sebeje undi burani Sadek isebeje Kongo cyangwa ni Kongo isebeje Sadek ni Kongo isebeje Sadek wari watumirwa n'umuntu iwe akagutumira mu birori ukajyayo ugasanga yatumiye n'abandi mukanywa icupa uwo muntu agasinda agatangira gutukana agasindira ba bandi bakagirana ikibazo nabo bakaba ari wowe bakubita warakarira yagutumiye ahakuje intambara zikugizeho ingaruka Kongo rero yatumiye Sadek ihakuje intambara muri Malawi guhamagaza intambara Malawi guhamagaza ingabo zayo nuko nta wishimye uri hari turi kurandebera ibintu hadushyizemo ibyo mbavuga gusa biri aho ngaho kandi Malawi burya ntabwo yakundaga kugira intambara Malawi nyine ni kuko Malawi ntekereza sinzi niba bafite umutwe barwanya ariko Malawi tikunze kugira intambara yigira utundi tubazo twabo twa insecurity twabaho twa hato na hato n'ubukene ariko Malawi ntabigira intambara yego muri Malawi ijya kumera nka Tanzania Tanzania yo kirakize kandi no kuri politike giteye imbere kuri politike cyagize abantu baje bakubaka ariko kwa Lazarus Chakwera Chakwera rero uretse ubwo bukene bagira iki kintu ni icyaho cyo kanyama uretse ubukene bagira ariko nabo nta ntambara bagira hanyuma rero wenda tutanabafashe n'umwanya munini kugira ngo tugire dusoze iki kiganiro tubareke mujye mu bindi nyine mu minsi yashize ariko nta nubwo ari kera ahubwo ni mu makuru n'uyu munsi wabona nuko wabona ko duhereye ku magambo ari kuva
muri bamwe mu bategetsi barimo ba Vital Kamerhe baragira Tshisekedi inama yuko akwiriye guca bugufa akareba uko abigenza. Ubwo ibyo birasubiza ya article ya igihe yatubwiraga ko ngo agiye kujyana umutima winangiye ari yarusha, aho buri gihe asubiramo ko nta biganira zigera yemera na rimwe, ariko ibyo ngibyo nabyo bishobora kuba ibindi. Ariko we aravuga ngo ubushotoranyi bw'u Rwanda bukunze gukoresha mu mutaka wa M23 nibwo buri gutera ibingibi, bityo ntabwo tuzigera na rimwe twicarana na M23. Ibyo ngibyo nibyo bita rero gukomeza umutsi ku kibazo, bakagombye kubaho flexible, koroshyamo kugira ngo gikemuke. Abari mu mijyi nako hirya za Minembwe no muri cya gice gitubwe n'abarwandofone nanone abanyamurenge bakubwira ko batanze abana babo muri za M23. Ibyo ni obligatoire, ni inshingano kuri M23 kumekinga shwaka igice cya Minembwe kiri libere. N'amagambo yasubiwemo na Colonel Wiringoma mu kiganiro yahaye itangazamakuru nyuma gatoya bakimara gufata umujyi wa Goma. Yaravuze ati abantu b'iminembwe namwe mwicare mutuze muryame, we are on the way coming, tuje kubaribera. Ibyo n'umwenda babarimo rero. Mu kanya navuganaga na Seba akambwira ko abantu bo kwa makanika, Colonel Makanika twirwaneho. Ubundi bo ngo na abantu bahora bazengurutse quartier yabo bacunga ko za mayimayi zibinjirana. Inkazo ngo barazimaze baraho gusa no kurinda ababyeyi babo, ariko ubundi ngo babagiriye nabi. Wasigaranye tubiri yanazirika mu nzu. Urumva rero bari abaturage M23 turivuga ko igomba kubaribera. Ibyo bakabikora nk'inshingano, cyane ko uyu mutwe batubwira ko uba mu ihuriro ry'ingabo za AFC. Yego twirwaneho yaba ari member wa AFC. Igisigaye ni ukuzareba ikiza kubaho muri iyi weekend. Iyi weekend igomba gusiga byanga bikunda hari ikibaye, kandi icyo kizaba kiri muri favor za M23. Kizaba kiri muri favor abarundi baramutse bamenye ubwenge bava mu nzira, kuko M23 yarababwiye muri Kivu ya ruguru, yarabwiye tuve mu nzira. Ibi bintu nibyo abavandimwe. Mwebwe muve mu nzira, niba mu Kinshasa niba musubira Bujumbura aho mubona hafi abari ho mujye, ariko namwegereye. Niyo mpamvu nakubwiraga ubushize ni usibye FDLR ariko Wazalendo, FRDC, abarundi n'abandi bamanitse amaboko M23 ntacyo yabakora. Abarundi bakavuga bati twebwe ntabwo na FDLR se oya nanjye nakubwira usibye FDLR yishobora kumanika amaboko nayo nta nubwo yabikora. Kumanika amaboko irabizi ko ni ugupfa no gukira, it's a do or die. Turabikora cyangwa dupfe, ariko nta bundi buryo buhari. Ariko nk'abarundi bavuze bati aya turimo turitegura, musanzwe twitegura tugiye gutaha, bagasanga imbunda bazirunze kuko kundi bazurunda nk'inkwi bamaze kuzihambira, bavuga bati ejo tuzitaye. Babagira batese babwira bati vuba, kuko nta kindi kintu gikomeye bapfa n'abarundi rero usibye kuba abarundi baritabajwe n'igihugu cya Kongo, kandi Kongo nta kosa ririmo kikiraka. Nyine Kongo nta kosa ririmo igihe umuntu yatewe aritabaza inshuti, ariko za nshuti nazo ntago ari kugenda ngo zisanga ari kirabaye zinjiremo gusa zitangire udashyizemo n'akanyura bwenge se uvuge uti turarwana nabande kubera iki turi kumwe nande. Yego dusoza, ntabwo nanone hari izindi nkuru zigenda zigaragaza ko Tanzania kugiye kwakira inama nanone, ntabwo ari impuhwe komutere z'uko gusa ari cya gihugu cyamenyereye kuba umuhuza, cya gihugu cyamenyereye kunga yarusha n'umurwa w'amahoro samuha burijya kumera nka za Geneve n'ahandi. Uhereye ku bihe bitandukanye bagiye bagira inama zihuza impande zishyambiranye, u Rwanda rukabyumva vuba kubera ko amasezerano yarusha mu 1990 ngira ngo nuguhera na 2 kugeza muri na 3 gutyo usatira na 4 biri kwanga ubu hagati ya FPR ndetse n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Ibi byose nibigaragaza ko Tanzania ifite akagahigo ko kwakira inama zirimo amakimbirana angana ari kuri uru rwego. Ibyo nabyo nta kibazo kibiriho, ariko Tanzania nayo irajwe ishinga n'ibibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko buriya bakubwira ko hejuru ya 70% y'ibintu bijya gufatwa ku cyambo cya Dar es Salaam biza mu Rwanda na Kongo, ndetse u Rwanda rugafatamo 42 muri iyo 70%. U Rwanda rufitemo 42, 60 ubwo na kangahe 60 n'indi misago nari kwibuka niyijya muri Kongo. Bishatse kuvuga ko Kongo ari itwara byinshi
bijya muri za Bukavu bikajya muri za Goma bikajya hirya na za Lubumbashi. Ano matrake ava Tanzania buriya yagerayo ni imihanda mibigoye, ariko agerayo nejo bundi mwabonye ko muri iki gihe cya M23 ifata Goma hari abasirikare hari abaturage b'abashoferi, hari abashoferi, harimo abanyarwanda ngira ngo babiri, abatanzania bane, sinivuga gutyo baje gufatirwa hariya. Abo bose naba bari muri kakazi. Ibyo bisobanuye ubukungu, kubera ko nubwo ntafite imibare y'amafaranga none, ariko ejo twabibona mu mafaranga Tanzania yinjiza hariya. Na niyo mpamvu yemeye gukiraho umuhanda wa gari ya moshi uva muri za Tanzania ugakubita mu burasirazuba bwa Kongo, nuko bari bazi ko kiriya gice bagicunze mu buryo buri economique. Ibyo bikajya gusa rero n'ibyo Afrika y'Epfo nanone yabe ikikira muri Kongo, ariko buri umwe akaba afite izo mpamvu. Mu gihe ku Rwanda bo bakubwira ko impamvu nyamukuru ari nabo bafite inyungu muri Kongo, baturebere bafite inyungu muri Kongo, ariko byagera ku ruhande rw'uko abaturage bagomba kubana. Jenewe kuri tekinike turebere uko ibihugu bigomba kubana, yakazamo akandi kantu ngira ngo twanasoza. Twasoza, ariko icyo umuntu yavuga, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bahana n'imbibi n'ubundi, ariko nta kantu gatoya, ibirometero 800. Ubwo ni gato. Kilometero kare 800 kuko n'ubuso, ntabwo ari uburebure bw'intera. Uko kaba ari gato ariko kose ntabwo kacamo menace. Ikubiye gakeya. Hanyuma rero hano hari abatwandikiye, burasi twabarebaho. Twabareba tukabashimira, abatunenze nabo tukabashimira ko badukebuye. Uwitwa US Street, imihanda yo muri Leta Zunze za Amerika, as I see, M23 is not going to accept negotiations easily. Araseka, it's going to be harder because they started enjoying the fruits of winning. Atukuntu mbibona M23 cyangwa M23 ntabwo izemera ibintu by'ibiganiro mu buryo bworoshye. Ati kubera ko batangiye kurya ku mbuto kuryoherwa n'imbuto zo gutsinda. Batangiye kuryoherwa n'imbuto zo gutsinda. Ntange kindi nka kibazo. Ejo bundi Zelensky yaravuze ati Uburusiya ko bwaduteye butubwira yuko bushaka kujya butubuza kujya muri NATO, ko byanze ngaho batuviriye ku butaka. M23 nayo aba bantu bose maze gupfusha. Kisekedi yavuze ati turashaka noneho kuganira, bakavuga bataya ntabyo tuganira. Twari kuganira babariramo n'abaturage, twari kuganira iyo mutararetse ngo turwane tumere gutya. Twapfushije abantu, abaturage ndetse n'abasirikare. Kuganira nta birimo, twafashe indopo. Oya hari ibiganiro bakemera, ahubwo niki kiganirwa ahubwo wenda. Yego, kuko niba mu biganiro ari kubabwira bati ni muduharira uburasirazuba bwose mu buvemo mu buduhe tubugenzure, kuko nta niyo masezerano yasinye ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu 2009 muduhe uburasirazuba tubugenzure. Ntabwo ibyo babyanga, ariko bemeye bakagira ibiganiro bavuga ngo musubire inyuma tuganire. Abaturage baba barawe reba abantu bari mwaziriya nkambi zose z'ama internal displaced camp ari hariya zagoma. Yego, bose basubiye muri za Masisi baratuye. Uyu munsi se wasubira kujya kubabwira iki? Mwongere muhunge. Unscripted ati abarundi turabiteguye, izo mbwa tuzikubite kangaru zisubira iwabo. Hepfo ahita amanuka aravuga ati abanyarwanda nimuze, ntaho abanyarwanda batsinze abarundi. U Rwanda tugomba kurwomeka ku Burundi nka kera Kigali izaba umujyi wa kabiri w'u Burundi. Hanyuma se Ubujumbura bayigire gute? Ahubwo izaba ya gatatu. Ahubwo u Rwanda ruzanyemo gute? Turavuga M23 iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukavuga yuko izambukira ko rumwe mu mipaka. Oya, u Rwanda rwo simbona ikintu cyatumye u Rwanda n'u Burundi barwana, nta gihari. Gerard Nzeyimana ati cyo nzi cyo iyi nama Perezida Neva ntago azayitabira. Hanyuma hari n'undi wari wavuze ati mfite amakuru, yavuze ko afite amakuru, yitwa nde? Ati amakuru mfite nuko M23 nuko Neva atazitabira iyi nama. Nguyu yitwa Emmanuel Ndayishimiye. Ati amakuru numvise nuko Neva atazaza. Ayo mbese nabyo birashoboka. Aha, witwa 01 ati mba nicariye njyenyine
nkurikije ibiganiro byanyu nkanyuzamo nkanisekera natwe ibyo tuba dushaka ya mibare ya Tanzania nanjye reka nari ngibonye. Theo Rwibasira yatubwiye ati nkambi ya Rubavu yitwa Nkamira. Aha, Nkamira wampaye. Arakoze cyane. Nibyo ibicuruzwa biva kuri Dar es Salaam byose bakura ku cyambu cya Dar es Salaam bingana 62 by'ibicuruzwa byose biza kuri Dar es Salaam biba ari iby'abanyekongo n'abanyarwanda. Noneho muri iyo 60 na kangahe 42 bijya muri Kongo, 21 nibyo biza mu Rwanda. Urumva rero ubwo bukungu bwose narindi kugira ngo ndebe mu mafaranga ko nabyo bari babivuzemo muri article, ariko ubwo ndi kuyisoma nihuta nshobora kutabibona. Ariko izo ni impamvu zikomeye zituma Tanzania nayo igomba gufashamo ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cyavuka hagati y'u Rwanda bakagifata nk'icyabo, kuko barabizi neza mu mafaranga iki gihombo cyaba gisobanuye. Sezerere torero twigendere. Nabibonye. Tanzania 1.6 trillion shilling niyo binjiza ku cyambu cya Dar es Salaam. Urumva ko ayo mafaranga ari menshi, rero ntabwo Tanzania yakemera kuyahomba gutyo gusa cyenyeye. Nyine nikore ku buryo aho bashora imari hose hateka kandi byakunda. Yego. Okay, Derek wakoze cyane rero. Yego. Nawe wakoze. Reka namwe tubashimire, turinze tuva mu kiganiro tutarabona ibivuye mu biganiro byahuzaga aba ministre ku rwego rw'ubanye n'amahanga bayase na Sadek. Yase na Sadek bari yarusha, kandi niko bigenda buri gihe muri izi nama ziri diplomatique. Ntabwo abakuru b'ibihugu bajya bahura aba ministre batabanje guhura, kubera ko nibo bategura burya bakamenya ibyicaro, bakamenya iby'ingenzi, bakanabanza no kubwira kandi abazakira ibyo biganiro bakababwira bati rero baratwebwa biwacu iyo mugize gutya baranarakara mujye mworo. Undati atariko natwe undati burya undati bizaganirwa n'ibi, hari utuntu baba bagomba gutegura kugira ngo inama ziri preliminaire kugira ngo bategure izabanje. Ubwo rero nabyo wenda reka tugebe ku munsi wese tuzaza tubiganiraho tunamenye situation, tumenye ibyo biri gukekwa abazitabira n'abatazitabira ari iki. Ariko kugeza uyu munsi abarebwa cyane Perezida Paul Kagame na Perezida Ndayishimiye na Ramaphosa bari kwemera ko bazajyayo, nubwo n'u Burundi buramutse buhari hari icyo byazaga kongera, kandi reka twizere ko wenda bazaza ubundi Neva nawe ntabwo ajya yima ijambo. Mwakoze cyane rero, nge nitwa bavuga neza Jonathan, dushimire Jeune Kwizera kuri technique, Derek Mugabo wakoze nanone. Namwe mugira amahoro kubera kudukurikira muri ibi biganiro, tubifurize kugira ibihe byiza kandi enjoy the weekend.